Hanyuma se ibyo umuvugizi wa RIB Dr Bimurangira Thierry yavuze kuri uyu mwana wiga ahetse undi waba wabyumvishe? Wumvishe ukuntu yanenze abanyamakuru ariko kandi akaba yarashyizemo imiyaga ntabigire digitiro? Byo waba wabyumvise? Hari inkuru ejo bundi nabonye yuriya mwana yego uheka undi amujyana. Hari abamama badutse ngo bagiye ngo igikorwa cy'urukundo baranarira cyane, fesi z'abana ziri hariya bazigaragaza. Ntabwo ibintu byose hari umuhamagara, dore ababitangaza se ni bande? Dushobora kuba twicaranye nabo hano. Iby'umudamu w'Imasaka se umugwizatunga n'amafaranga ubyiyemerera imbere y'abanyamakuru, wavuze ko agiye gutwara umwana mutoya bajyanaga ku ishuri bahetse akamwirerera ndetse akabana n'abana be. Umugabo papa wabo Staratoni akabatera utwatsi akavuga ko abana be atabatanga, akagaragaza agaciro n'urukundo akunda abana babo, nubwo hari abagabo usanga bakora amakosa y'abagore babo bapfuye bakigira mu nshoreke bagata abana bakabasigira ba nyirakuru, ariko uyu mugabo akaba yagaragaje ko akunze abana be ndetse baba batoya baba bakuru bagomba kuba mu buzima barimo, ko yizeye ko amateka azahindurwa n'Imana. Waba wabyumvise? Subscribe, like, ubundi muvire imuzi, hanyuma nkubwire iby'umwana wiga ahetse undi, uburyo Imana ikomeje kugenda imuhindura amateka. Ni inkuru y'umwana w'umukobwa yamenyekanye hano cyane mu Rwanda ndetse no mu bihugu bitandukanye bitewe n'abantu babayo bumva ururimi rw'Ikinyarwanda. Umwana w'umukobwa hano Ibyumba Igicumbi wamenyekanye nk'umwana wiga ahetse mugenzi we kubera ko mama wabo yapfuye akitaba Imana kubera kanseri yari yafashe ku munwa bikarangira ije no kumuhitana. Mama wabo bavuze ko yapfuye nta munwa akigira kubera kanseri. Uyu mugabo Staratoni rero ngo atangiye gustaragoringa ndetse bisa nkaho bimucanze kubera ko umubyeyi amaze kwitaba Imana kandi akajya gushaka amafaranga, dore ko yatangaje ko yakoze ikinyonzi imyaka 18, yatangiye kunyonga igare 2005, none na bugingo n'ubu aracyari kunyonga igare. Ubwo yahise afata igare rero ajya mu muhanda, hanyuma umukobwa mukuru nawe ashyira umugongo murumuna we ati ndakujyana ku ishuri kuko nta wundi muntu mwasigarana mu rugo. Mutesi Scovia yigeze kuvuga ko abaturanyi b'uyu muryango abanenga kuko bakabaye baragiye basigarana uyu mwana, ati sosiyete irimo kugenda yangika. Hanyuma rero umuvugizi w'ubugenzacyaha RIB muri press conference n'abanyamakuru batandukanye hari aho bageze asa nk'ugaruka ku nkuru zitangazwa ku mbuga nkoranyambaga, aravuga ati hari umwana w'umukobwa wamenyekanye nk'umwana wiga ahetse undi, ati kubera iki abanyamakuru baba bagaragaje, ati biriya bintu ntabwo aba ari byo, ariko kandi ntabwo ibintu byose twabahamagara ngo muze musobanure. Hari n'igihe babikora babona nta kundi kuntu babigenza kubera ko bashaka gukora ubuvugizi atagaragaye uburyo bifuza ko yafatwamo, cyangwa se iyo nkuru yabo idashobora kuba wenda yagera kure nk'uko uwo muntu yaba agaragara. Ati hari ibintu byinshi twihanganira ku mbuga nkoranyambaga, ariko kandi mukomeje gukora amakosa atajyanye n'itangazamakuru, aho yaburiye abantu ababwira ko bakwiriye gukosora bagakora itangazamakuru ry'umwuga kandi bakabanza bakamenya ko ibyo bavuga byaba bitagize icyaha, nabo ngabo bakasuzuma bakabona ko barekura inkuru zabo hanze. Hanyuma uyu munsi uyu mwana w'umukobwa ndetse na papa we Staratoni wamenyekanye nk'umwana wiga ahetse undi, abapasiteri bagera muri 2 bamaze kugera mu rugo rwe, uretse ko atari ngombwa ko abantu bose bagera mu rugo rwabo ngo barebe ubuzima babayemo. Hari n'abagenda bohereza inkunga zabo ku matelefone yabo bagiye batanga. Pasiteri witwa Pasiteri Fani nawe ugira akantu gasa nko gufasha abana batoya ndetse ngo n'abagore b'ibana b'abafemale nawe yagezeyo, ndetse n'umunyamakuru witwa Nepo batwara iby'ibanze ibyo kurya, nabo bagira itafari ryabo bongera ku muryango wa Staratoni
uyu mwana wiga ahetse undi. Straton bamubajije niba abantu baramutse baje kumusura cyangwa se itsinda rizaza kumusura, ikintu cya mbere yumva akeneye kuruta ibindi, yavuze ko ikintu cya mbere ngo kigoye kukivuga ariko arihangana kivuge, ati ni ibyo kurya. Tinashonje cyangwa se nakoze akazi ko kunyonga imyaka 18, banambwira ko nzakagwamo, ngerageza gushaka perime na provisoire, ariko kubera ubushobozi no kuba ndi jyenyine bikambera ikibazo, ariko ukuntu nakwicara mu ishuri niba kwigira provisoire abana bari bukenere kurya, izo nzu zose zikaba inzitizi, n'ubundi gare nkakomeza kuryihambiraho. Ati dore ko naritangiye 2005 imyaka 18 ikaba yihiritse. Ati ikindi ni isambu yo guhinga nayo yamfasha, kuko singira ikintu nkora gifatika uretse ubunyonzi bw'igare, nabwo maze kungera ahantu habi cyane. Nifuza ko Imana yamindurira amateka. Nyaboneka umuntu w'umugabo yavuze ati ibiryo nibyo by'ingenzi, uzajya utabumva ko koko umuntu yashonje mu by'ukuri akeneye ubutabazi. Iyi nkuru yamamaye cyane ku mbuga nkoranyambaga. Umunyamakuru ukorera kuri radiyo Shingiro yarakoze iyi nkuru hamwe n'abandi banyamakuru bakorera ku Urugendo TV, ndetse na Motescove yagira ngo yakoze ubuvugizi atabariza uyu mwana, ndetse banatanga komantere zitandukanye, harimo no kunenga abaturanyi b'uyu mwana, harimo no gushima Straton kubera ko yihanganye akita ku bana be, ntahita abashakiramo undi mugore bagakukuza uko imbaraga zabo zanganaga. Uyu munsi byibuze hari ikintu kimaze kugaragara muri uyu muryango. Straton asigaye avuga rwose, ubona ko hajemo akanyamuneza. Yanavuze ko umwana mutoya nawe yatangiye kwiga gardienne ukwe, ndetse n'undi nawe akaba yagiye kwiga, kandi mwarimu bamaze kumenyerana. Hari ikintu bimaze gutanga kuva ibintu byabo byamenyekana. Hari umudamu utuye i Masaka ngo ni umuherwe, afite ubushobozi, dore ko yabyiyemereye abivugiye imbere y'abanyamakuru. Avuga ko bibaye byiza uyu mwana mutoya batwaraga ku ishuri yagenda akibera i Masaka mu rugo rw'uwo mukerekazi cyangwa se umugwizatunga, hanyuma akajya amufata nk'abana be. Papa yabimukojeje aravuga ngo ntabwo byakunda, ntabwo abana banjye bamvunye bakiri batoya, bari kugenda bakura, ntabwo natandukana nabo. Ndabizi ko ashobora kumufata nk'uwanjye iyo bakabaho neza, ariko numva ko ntarekura abana banjye. Niyo baba bageze muri segonderi ntabwo nabarekura, tuzagumana. Iby'Imana izadukorera n'ibyo. Ati kandi nizeye ko Imana izahindura amateka. Ngira ngo yanashimiwe iki kintu, byagaragaje ko akunda abana, nubwo wenda mama we yapfuye. Hari abagore bapfa ugasanga bateranya abana barabataye bigire mu bagore, ariko uyu mugabo yakomeje kugaragaza ubutwari ko agikunda abana be kandi ubuzima abayemo banyuzwe nabwo. Ngayo nguko rero ni inkuru ziri gutrendinga ku mbuga nkoranyambaga. Wa mwana nyine umva ko bongeye kujya kumusura, hari n'abandi bamusura bakoresheje telefone. Ngayo nguko rero, kandi aho nganditse subscribe, like, kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Ubusanzwe kugaragaza abana batoya ku mbuga nkoranyambaga mu makuru ntabwo bisa nkaho byemewe amategeko y'itangazamakuru. Niyo mpamvu umuvugizi w'ubugenzacyaha RIB yabigarutseho ati biriya bintu bakoze ni byiza ko bakora ubuvugizi, ariko kandi bakozemo amakosa y'umwuga w'itangazamakuru, ariko njyewe ntabwo babigize ibintu bya danje byatuma hari abantu bakurikiranwa babishyizemo icyo twakwita inyoroshyo. Ngayo nguko rero, ni byiza ko uyu muryango nanjye wankoze ku mutima. Uyu muryango rwose wari ukwiriye ko hari ikintu cyahinduka muri uyu muryango, kandi abantu bakomeje gushimira itangazamakuru cyangwa se ubuvugizi bwakozwe. Uyu muryango byibuze ukagira amateka ahinduka, ukagira ibintu byinshi bihinduka kubera uyu muryango. Pasiteri Mutesi murabyibuka, yarasuye umuryango, yanga kwerekana ibintu bajyanye, cyane ko ngo itsinda rye ajya agira ryitwa Gira Neza, bamubujije ko atazigera
yerekana ibintu ajyanye, kubera ko ngo Yesu yavuze ko ukuboko kumwe kukwiye gutanga ngo kundi nikubimenye, ngo nawe ari wo murongo bagenderaho. Izo nizo nkuru rero ziri ku mbuga nkoranyambaga. Muri Tanzania naho imyigaragambyo irakomeje, aho abantu benshi bageze mu 10 ngo bashaka kuba bamaze kuhasiga ubuzima. Interineti yahise ikurwaho na leta ya Tanzania kugira ngo hatagira amakuru y'ibiri kubera Tanzania abasha kuba yasohoka. Turaza gusubira rero mu kiganiro cy'umwihariko ku biri kubera Tanzania, tuze kureba n'intambara z'abatanzania ndetse n'abagande mu bijyanye n'igisirikare mu myaka yashize. Kanda subscribe, like kugira ngo inkuru n'ibiganiro biri gutrendinga hano mu Rwanda ndetse no hanze uzajye ubibona kuri Top Rwanda 250. Inkuru ziri top mu Rwanda uzajye uzibona rwose uko zakabaye. Ciao ciao.